ibintu byitwa ubuvuzi gakondo abantu basa nk'aho babigize nk'imikino, basa nk'aho babifashe nk'aho ari ikintu hari cyo gushaka gutuma ariko abanyarwanda babizi mu gitabo Man is Search for Meaning, umwanditsi w'umunya-Australia Viktor E. Frankl yanditsemo ko buri muntu wese ku isi afite umuhamagaro wihariye yahawe n'umuremyi we, kandi uwo muhamagaro awukora neza kuruta ibindi byose bibaho yakora. uko umwaka urangiye ngomba kuza hano icyo bita gukora imigenzo yo kubandwa no guterekera. Uyu ni umugabo w'umuhanga cyane, anafite amateka n'ibigwi bikomeye mu nguni zose z'ubuzima, amaze kuba icyitegererezo kuri benshi, ariko by'umwihariko iyo bavuze umuganga wihebeye ubuvuzi bwa gihanga baba bavuze uyu nguyu. Yitwa Nditurende Jacques. Nta gushidikanya njye nawe twamumenye nka muganga Matovu, tumumenya mu isura y'umucunguzi w'ubuvuzi gakondo, bwa bundi bwakoreshwaga mu kuvura abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abera, bwa bundi bwaje kuburizwamo imbere y'ubw'abakoloni bwazanye ibya kizungu bigahabwa agaciro maze ibya gihanga bikagateshwa. Abanyarwanda rero bari bazi ubwenge, ariko n'ubu barabuzi, ariko cyane cyane icyo bita ubuvuzi gakondo ntashakisha kuko yabirazwe na sumubyara kuva ku myaka mike cyane, ku myaka 7 yonyine nibwo umwana wiyoza Rwabicuma mu basinga bihariye kubyarira u Rwanda abasizi yarazwe na se ubuvuzi bwa gihanga, dore ko nawe yari icyogire mu kuvura avuga uti imiti mu bimera uzabaza uwitwa Nyiramajyambere. Batumbye ko nawe ari umuvuzi gakondo. Hirya y'uyu mwambaro ubona hari uyu umugabo waciye muri byinshi bikomeye, ari nabyo byamugize ukomeye. Ubuzima bwe ni igitabo, kikaba igitabo gikomeye cyuzuyemo amasomo, kuva ku kuba umusirikare wemeye guhara ubuto bwe akarwanira igihugu, kugeza ku kuba umuvuzi kabuhariwe, umwanditsi w'ibitabo ndetse n'umushabitsi wihebeye sinema. Uyu ni we Nditurende Jacques alias Matovu.